Ubuzima bwawe bwose mugire nyambere, mu kazi ukora hose mugire nyambere, nateze kuguhemukira, haricyo yakuvuzeho, haricyo yaguhamagariye ugomba gusohoza. Mu buzima bwawe bwose mugire nyambere, mu kazi ukora hose mugire nyambere, nateze kuguhemukira, haricyo yakuvuzeho, haricyo yaguhamagariye ugomba gusohoza. Mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu hari umugabo witwaga Elukana, warutangaje kubwo kugira abagore babiri. Penina na Ana ariko agakunda Ana, akamukunda kandi nta mwana afite, bikababaza Penina wese ukumwiryaho kuko Ana Imana yari yaramuzimye ibyara. Mu buzima bwawe bwose mugire nyambere, mu kazi ukora hose mugire nyambere, nateze kuguhemukira, haricyo yakuvuzeho, haricyo yaguhamagariye ugomba gusohoza. Ana arasenga agira ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe, ukanyibuka ukampa umwana w'umuhungu nzamugutura, aho wawe iminsi yose yo kubaho kwe, icyuma cyogosha nikizamugera ku mutwe, iminsi yo kubaho kwe kose. Ibyo yabivuga agasengera mu mutima, iminwa inyeganyega ariko ijwi ntirihinguke. Umutambyi Eli aramubona ibwira ko yasinze, atuzageza he isindwe ryawe wa mugore we, ati waretse vino koko? Anatinda umugore umutima wuzuye ishavu n'umubabaro, ntabwo nanyweye vino cyangwa igisinisha cyose, ahubwo nasukaga amaganya yanjye imbere y'Uwiteka. Umutambyi ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli ngwicyo uyisabye. Mu buzima bwawe bwose mugire nyambere, mu kazi ukora hose mugire nyambere, nateze kuguhemukira, haricyo yakuvuzeho, haricyo yaguhamagariye ugomba gusohoza. Mu buzima bwawe bwose mugire nyambere, mu kazi ukora hose mugire nyambere, nateze kuguhemukira, haricyo yakuvuzeho, haricyo yaguhamagariye ugomba gusohoza.